Nongeye kubifuriza ibihe byiza abakunzi bacu. Ni byiza yuko mudukurikira. Nk'ibisanzwe tugarutse muri wa mwanya wacu wo gusobanura amazina, aho tugeze ku izina Megan. Megan ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikomoka ku rurimi rw'Ikigereki, aho risobanura isaro. Reka turebere hamwe rero bimwe biranga ba Megan. Ngo ba Megan bakunze no kurangwa no kuba abanyakuri, ku buryo usanga abantu bose baba babiyumvamo cyane, bitewe n'uko bababona ko ari abantu bashoboye kandi ari abizerwa. Bazi kwiha intego no gukoresha imbaraga zabo zose kugira ngo bagere aho bifuza kugera. Ntibajya bapfa gucika intege, kuko akenshi ibyo bifuza batuza ari uko babigezeho. Mbese nta mahoro bagira iyo gahunda bafite zitarakemuka, kandi bazi kwihanganira ibibazo byose bahuye nabyo mu buzima. Gusa ntibumva ko hagira umenya ikibari ku mutima. Ikindi wamenya kuri uyu mwana w'umuhungu, ngo ba Megan banga umuntu binjira mu buzima mu gihe batamwiyumvamo, kandi ngo nabizegwa ibyo biyemeje gukora batuza ari uko babigezeho. Ngaye rero ubusobanuro bw'izina Megan. Nawe niba hari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikire muri komenti tuzarigusobanurire. Hagati aho, niba iyi video hari icyo igufashije, dutera inkunga ukore subscribe, like, share na comment, ukore no kunzogera kugira ngo buri uko twasohoye ikiganiro gisha ujye uhita ukibona mu ba mbere. Ndabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, bararekera gukurikirana icy'ubutaha. Imana ibarinde.